ubwo rero rwose nawe urabyumva ko dufite agahinda kenshi ariko umusore bishoboke kuba ari buze turacyamutegereje. Uraninde kwa muhizi kandi James twagiye gusezerana mu murenge ejo kuri Sevalante twari turi kumwe twagiye gusasa icyumba James twaravuganye gahunda zose zaziri ku murongo James ntabwo ari we baramuroze ntabo ubu niko gahinda dore umwana wanje yenda kwiyahura uba nanje agahinda kenda kunyica rwose yego nk'umuntu mukuru ubonye bino bintu ubisanisha n'icyo jewe rero naje mperekeza umuvandimwe duturanye nyine umunsi w'ejo twe yaduhaye imfunguzo ngo tujye gusasa aho bazaba turagenda turasasa tugarutse njyewe umukobwa mu gitondo mugezeho arambwira ngo yamamagaye ngo telefone ntiyayifata arambwira ngo agiye kumureba ngo ahite yongera kugaruka none kugeza izi saha ngo namutesi ntaramufatisha kuri telefone ubwo twari tugitegereje gusa amasaha yabaye menshi urabona saa 11 zageze kandi ntago ubwo muheruka ejo agiye kureba uwo mukobwa mugabanye urusaku ariko twumve muganga kuko James ntago yabikora yaramuroze uriya mukobwa nari muzi rero wari usanzwe uzi ko bakundana bari inshuti bisanzwe kuko nanjye birantunguye cyane James kuko yankundaga nanjye mukunda cyane uri nyina wawe kuri ko nibe biteye agahinda ibibazo byararangiye twadutegereje kuja mu kiriziya umwana wacu yariza amarira gamuciye Yes reka nongeye kuba ikaze kuri mwakanze subscribe kuri YouTube channel Urugendo TV nitwa Kengira inkwaputsa kandi kuri showbiz imwa b'imihanda inshuti ya diaspora n'abanyarwanda bari mu gihugu kano kanya tuvugana bamaze kuduhamagara baduha makuru yuko hari ahantu ngo hari kuba habaye ubukwe bw'umugeni witwa Mutesi yaragiye gushyingiranwa n'umugabo witwa James ariko batubwiye yuko yabashe kuba yategereza umugabo aza kumubura reka twegere buri umwe muri abo bantu twumve amakuru ngo bimeze gute kuko ngiye ubwanjye nago nabibwira ngo mbishobore kuko nanjye namakuru mawe mamagawe bimeze gute se ko umuntu afite agahinda n'agahinda bikomeye byagenze gute Mutesi twari twamwambariye tuze ngo agiye gushyingirwa ategereza umugabo aramubura niyo mpamvu uri kubona dufite agahinda ubwo ari kubasanga n'agahinda kababaje nubwo muri kubona turi hano rwose twategereje umukwe wacu turamubura ntabwo twishimye cyane rero kuba kugiye twategereje tukamubura ahubwo mwadufasha no kuri kwimana turababaye ntabwo twishimye kubera iyo mpamvu rero duhagaze hano kubera ikibazo dufite ikibazo kuva kare kose sangahe zose ubwo kubera iyo mpamvu dufite ikibazo kituremereye rwose turababaye mwagerageje kumuhamagara ngo mwumve uko bimeze twagerageje kumuhamagara turamubura na n'ubu ngubu nyine dufite agahinda gakabije ubwo rero rwose nawe urabyumva ko dufite agahinda kenshi ariko umusore bishoboke kuba ari buze turacyamutegereje uri nyina wawe kuri ko nibe biteye agahinda ibibazo byararangiye twadutegereje kuja mu kiriziya umwana wacu yariza amarira gamuciye abayobozi niba turi kwiyambaza ngo turebe ukuntu byaba byagenze rwose mwagerageje kuvugisha famille y'uyu musore twavugisha famille bari kuvuga bati ntitwamenya natwe nabo byabayobozi babwiye ko amaze igihe kingana gute akajya mu rugo bimeze gute kuva ngejo ntawe kuva ejo ntabwo baramubona none se urabizi mu bukwe barimo wenda famille abapapa n'abamama bigeze bagera hano ntabo ubu niko gahinda dore umwana wanje yenda kwiyahura uba nanje agahinda kenda kunyica rwose nk'umuntu mukuru ubonye bino bintu ubisanisha n'icyo jewe rero naje mperekeza umuvandimwe duturanye uwo mwana amubereye nyina wabo noneho ubwo twageze hano turicara turatetererwa nkajya ndamubwira ariko umukwe ari hamwongore ariko umukwe ko twamubuze byagenze bite ati nanje byanyobeye nubwo nicyaha byanyobeye ntese none kare kose mwari muzi ko ugu munsi ariko gugenwe ati rwose ati gwarigo none umukwe twamubuze pe none niturabigenza ntinugushiramo no gusenga rero ni none umukobwa wanyu ko ari yahura ni mumurekura byashoboka no kuyahura ko yagenda ubwo rero turacyategereje guca mbona wari wambaye
Alo wari wambaye wakenyeye nari nambaye nakenyeye uyu mukobwa mama we niwe nkurikira bambwiye ngo tugiye kumushingira numva ndabyishimiye cyane ariko ngeze hano aho ubukwe burabera tubura umusore umukobwa mbona birahindutse ndumva ko abagizi ba nabi babijemo ariko Uwiteka nsenga Imana ikomeye mwungere w'ubugingo twambara imbaraga z'Imana kuko Imana yaziduhaye Uwiteka aramuzana araza azamujana nawe wigeze ababwira ko bashobora kwenda babihinduye ahubwo jewe ukuntu ndi kubwira uyu nguyu ndi kuvuga ngo bagomye babaririza iwabo barebe ko umunsi bawuhinduye twe tukaba twibeshe twari dufite gahunda y'ubukwe bwe ni ukuvuga ngo twe twari twamwambariye umusore na pare bari batubwiye ko bari bwambarire mu rugo none twatunguye no kugera hano twari dufite gahunda yo kujya ku rusengero saa 8 none izi saha zirinze kugera saa 11 tutaramubona twabajije amakuru hano twamuhamagaye byanze twagezeyo turamubura pare nawe twamubuze umusore muheruka kuvugana gihe umusore duheruka kuvugana ku munsi w'ejo turi gupanga gahunda y'uyu munsi ariko hari umukobwa w'inshuti ye bari bagiye kubonana ko ejo hari kuri Sevarante utaruriya Mutesi kuko nawe ndamuzi arambwira ngo agiye kumureba ngo ahite yongera kugaruka none kugeza izi saha ngo na Mutesi ntaramufatisha kuri telefone ubwo twari tugitegereje gusa amasaha yabaye menshi urabona saa 11 zageze kandi ntago ubwo muherukeje agiye kureba uwo mukobwa ariko nkaba naramanje kumubuza ndamubwira ni James wa ejo kubizi ko ufite gahunda y'ubukwe wahamanje wajya kureba Mutesi mukavugana arambwira ati kuri Sevarante yizezanyije n'undi mukobwa yari ari kumwe n'undi mukobwa ariko nkaba namanje namuha gasopo nkambwira ni ibyo bintu wapi none na nubu ntago turamenya gahunda ngo ni yihe ntago turamufatisha ubwo muje mutazanye umusore namwe nta musore tuzanye birimo biravugwa Marene ko barimo abasore bamwe barambwira yuko umusore bashobora ngo ku munsi w'ejo aribwo bamuheruka nyine umunsi w'ejo twe yaduhaye imfunguzo ngo tujye gusasa aho bazaba turagenda turasasa tugarutse njyewe umukobwa mu gitondo mugezeho arambwira ngo yampamagaye ngo telefone ntiyayifata ubwo rero ntabwo tuzi ikibazo afite ako ngiye mfite icyizere ndakari buze uno mukobwa bambwiye ngo yari yagiye gusura ku munsi w'ejo kuri Sevarante muramuzi uwo mukobwa twaba tumwumva ariko ntabwo isura ye ndayibona kuko twari bugiye mu rusengero gusezerana nyine bari busezerane saa 9 none urabibona nayo bibaye saa 11 n'undi mukobwa bakundanaga n'impuza amakuru nyine nyine amakuru y'undi mukobwa twarayumvise ariko kuko tuzi ko James akunda umukobwa wacu twumva nta kibazo rwose twumvishe nta kibazo twumva ko ibyo bibaho ntabwo twumva ko James ibyo bintu yaba yabikora ubu umwanzuro waza kuwuhe ariko njyewe hari umuganga nzi mfite watuvuriye umwana wari umaze imyaka 6 atabyara buno agiye kubyara undi mwana wa kabiri nabaha nimero yakagufasha urumva yamara kubafasha cyane mukayireba ukuntu mwabasha kuvuga ese umuntu kubona ngubu batari ikindi kintu bamukoreye batamuroze kande muhamagare uvuze nguki hari umuganga njyewe mfite yatuvuriye umwana wari umaze imyaka 6 mu mubyara wanjye wari waratinze kubyara abaye hatabyaye neneho igihe kiragera unafite yabyaye umwana w'imfura atwisinduye wa kabiri agiye kubyara undi mwana wa kabiri namubarangira rero neneho mukagira ute mukamuhamagara akabafasha ndikubona ibintu bikaze bimeze nabi none se ukubona uyu muntu batamuroze none wamuhamagaye tukaramba ari buze gufasha muhamagara numva ko arambye wamamagaye twumva gukemura kino kibazo ngiye kumuhamagara numve ko ari cyo yadufashe mugabanye urusaku mu mihangane muhamagara allo muga wiriwe muga ari umumama umukobwa twambariye none yategereza umusore yamubuze nyamaze wadufasha
nyine kubera ko hari wa mudamu wari wadufashije kuri cya kibazo we byaciyemo byarakunze yabyaye umwana w'imfura ubu ngubu yabyaye atwita indi ya kabiri undi mwana ubu aratwita agiye kubyara undi mwana wa kabiri ubwo rero nagiraga ngo n'aba ngaba nabo udufashe rwose bimeze nabi byatuyobeye mbabarira ntabwo nzongera guhamagara ari ibibazo gusa ndanda kuvugisha nta kibazo yategereje umusore yamubuze yari bagiye kujya mu rusengero twamubuze twari dufite ubukwe twamutegereje twamubuze nanjye nari nanakenyeye reka ikintu nzi bubafashe rero yego hari amafaranga mugomba kwishyura y'umufuragiro hari amafaranga y'umufuragiro ndakeka icyo kibazo bari banakimbwiyeho yego ugeze kumpamagara bimbwiraho uje gutegereza utari wowe uje gutegereza umutwe n'ubundi bakamubura niba ari mwebwe niba ari abandi ariko ndakeka bijya gusa yego yambwiye ko ufite ikibazo nategereje umutwe bakamubura amafaranga namubwiye yishyura amafaranga azajya birangiye yego mwakwihanganye tukumva umuganga yishyure ayo ngayo y'umufuragiro ay'umufuragiro ariko byihutirwa ntabwo ari amafaranga cyane gusa ikibazo kimeze kutugirira ijambo mufate ibase muyishyire aho hagati yanyu ibase muyishyiraho hagati yanyu ibase tuyishyire hagati yacu muyishyiraho hagati yanyu yego numara kuyashyiraho hagati yanyu izina ry'umugeni izina ry'umusore yego mbagaragariza ahantu uyu musore aherereye yesi aho urakoze kandi tubikore muri birebe kandi tubikore turebe babaza amazina y'uwo musore amazina y'umusore mubaza umugabo we ngo yitwa jemusi ngo iri ngo jemusi gusa tuyishime jemusi ngo muzane ibase ngo muyitereke ahantu hagati yanyu oya ntabwo nzongera ni ukuri muga uraba udufashije nzagushimira ni ukuri ibyo bintu ni ibintu bireze ariko si koko ngenze bizi ko bikunda kubera ko wabidukoreye keretse wenda abandi bantu wenda bo bari hano barabyemera uko bibaye barabyemera uko babibonye baduterekere hano turabafasha n'abari muri Canada turabafasha bari muri Zambia bari muri turabafasha kandi uretse n'icyo kibazo cy'ubukwe n'izindi ndwara nibase twayitera muceceka ariko twumva umuganga muceceka twumva umuganga ibase twayiteretsemo yabatendetse ari babiri umukobwa wundi amaze kubatendeka ari babiri mugenzi we amenye ko agiye kujyana undi mugenzi we umwenda w'imbere yamutwaye umwenda w'imbere yego muceceke amwizingira ubu tuvugana bari kumwe
mwibasa murabibona ariko mwaceceka ko bagiye kubibona ibintu mwahora we ngiye kubereka ikimenyetso agiye kubereka ikimenyetso ntandi ku busa noneho mureba bereke naho bari baryamye agiye kubereka naho baryamye mwaceceka uyu mukobwa yaragiye Tanzania yaramurose agiye Tanzania yaramurose ngiye gukurikirana ikibazo cye nimara kurangira muzibuke gushima oya muga tuzagushima ni ukuri Imana yawe unkorera byinshi bishoboka tuzagushima ni ukuri uraninde niwe da muga turi kumubona baraturanye muga arimo niwe we mana mubibonye gute kuba uno musore agiramye hano ngiye birantangaje cyane ukuntu rwose James yakundaga Mutesi numvaga ibi bintu atabikora mwana we uyu muganga ndamwemeye rwose pe numvaga rwose tutari bumenye n'ahantu ari none ubwo mpabonye ndumva nishimye cyane ahubwo no muganga wamunyereka nkamushimira muraza kubigenza gute murabona biri bugenze tumurataha uko uhagarara turamutegereza turebe kaza kandi mubonye ari mu buriri umugeni ubyakire gute ko ubonye umugabo wawe arimo hano ntabwo James yabikora numvaga atari we uwo nabonye ntabwo ari James bamuroze James ntabwo yabikora James bamuroze James ntabwo mwajya gusezerana mu murenge James twagiye gusezerana mu murenge ejo kuri Saint Valentin twari turi kumwe twagiye gusasa icyumba James twaravuganye gahunda zose zaziri ku murongo James ntabwo ari we baramuroze uraza kubigenza gute kubona nyine na gahunda James ntabwo yabikora ndamukunda cyane ariko agarutse njye namubabara kuko ndamukunda ubu n'uburozi baramuroze nk'uko numvaga mubivuga baramuroze James baramuroze kuko ibi bintu ntabwo yabitekereza James ntabwo ibi bintu yabitekereza kubikora ukwiye kubona uriya musore neza ngenda hamya kuri iyo mukobwa yamwangirije ubona hari aho bahuriye n'isura yabo urukona atari ukumuroga baramwangirije uwo mukobwa yaramuroze muramye ko ari uburozi ataba ari we yikundiye oya ni ukumuroga uriya mukobwa yaramuroze kandi bahoraga baravuga ko atwaraga abagabo b'abandi ntabwo ari umugabo wa mbere atwaye ntabwo ari umugabo wa mbere atwaye buri gihe atwaraga abagabo b'abandi biko bahoraga baramuvuga cyane agenda mu mahanga none kuba baberetse uko ubuhamagaye muganga akaba aberetse yuko arimo hano akaba aberetse ahari biraza kugenda gute ubwo birangira kamuhamagare twongewe kamuhamagare abavurira uyu muntu abamuvure kanze muhamagara ndi kumuhamagara kanze muhamagara abavure mwihangana ariko mwumve ibyo mureke mwumve muganga alo bari gusakuza muga twamubonye pe twamubonye bari kumwe bararyamye agakobwa se karashimye rero ngo naho yagiye kurogesha ngo yamubereka n'umurozi ngo yamubereka namutwereke mugabanye urusaku ariko twumve muganga
rwatuma rwose bari muceceke mwebwe icyo mbabwiye cyo ntabwo ari mwe bageni ba mbere muhuye n'ikibazo nk'iki n'abanyuma mwe ba mbere mfashije nta n'ubwo muri n'abanyuma ndi gufasha abagizi ba nabi barasanzwe mu buzima busanzwe ariko umurozi ukurogera ubukwe bwabaye warakatsindwa n'Imana cyamana twumiwe rero ntabwo muri aba mbere muri n'abanyuma kubahiriza mugenzi wawe yego mwagabanyije urusaku tukumva muganga yego kuko baroze sinjya mbashiriramo konji sinjya mbashiriramo imbabazi yego bahana ukumva mugaragaje ugakiraho ni ukumutwika mutwika she ngiye kumanza nkurikirane ikibazo cy'uyu musore ubuzima uyu mwana w'umukobwa ikarito bamutwaye kugezaho gutuma adashaka yo kumwicira ubukwe ikurure hari n'akazi kenshi mwebwe ubwanyu mudashobora gusobanukirwa rero mutuze kandi mukomere mwe ba mbere mfashije benshi nagiye mfasha ubukwe muzabikurikirana muzareba ikindi ntabwo ari mwe mwenyine n'abanyamahanga ndabafasha n'abo muri Kenya yaba abo mu Bugande yaba abo muri Amerika yaba abo muri Canada abo bose babasha kumpamagara kuri telefone nkabafasha icyo nshaka kubabwira ni ukugira ngo muhumurizwe mwumve ko atari mwende kwigiraho akazi ko namwe ibyanyu bigomba gukemuka kandi bikagenda neza mukuze rero urabugeze neza ni ukuri mubyeyi bisaba iki kugira ngo mukurikirane gahunda mbaha mugende kubahiriza ibyo mbabwira mubikore nk'uko ndi kubabwira ibindi mutekere ni akazi kanyu yego icyo nkomeza akazi ibindi biragenda neza kandi ntabwo ari ubukwe gusa n'ibindi bibazo tuzabikemura ntabwo ibyo muhumure pe yego uraba udufashije ni ukuri muga ufite n'ubuhamya umwana wawe kubyara byari byaranze arabyagiye gukurikiza ahundi wabaha ubuhamya bw'ibyakubayeho mujye muhumuriza bagenzi banyu ni ukuri pe reka rero nkomeze mbafashe ibindi biraza kugenda neza muteye guhahamuka yego ni ukuri urakoze kwa muhizi kandi uramukoreye